7 Mountains TV. Mwiriwe neza mwese bakunzi ba 7 Mountains TV, reka nizere ko mumeze neza kandi nizere ko ubuzima burimo bugenda neza, nizere ko muhumeka, nizere ko muri amahoro, nizere ko murimo mushimira Imana, kandi nizere ko yes, nubwo bitajya bigera 100% ariko byibuze mworohewe cyangwa se byibuze ubuzima burimo bugenda neza cyane. Yes, ni Emma kuri 7 Mountains TV. Nongeye kugaruka kandi ngo twiganirire, ndetse nongeye kugaruka cyane kugira ngo tugire ibyo tuganiraho. Reka mbanze nifuriza abantu batameze neza gukomera. Nababwiye ko hari abantu mbanzi ko barimo kutwumva batameze neza, ubuzima butameze neza, wenda barwaye cyangwa se bafite n'ibindi bizazane byinshi bigiye bitandukanye. Umunsi rero ndabifuriza kugubwa neza ndetse ndabifuriza gukomera, kubera ko niko isi dutwaye. Nababwiye kenshi ko isi itadukunda, nubwo twe tuyikunda tukayubaka tukayitaka tugashaka no kuyibaho no kuyirambaho, ariko mugenzi isi yo ntabwo idukunda, nta nubwo itwifuriza icyiza. Yes, uyu munsi rero ndashimira abantu mwese mwakoze subscribe kuri 7 Mountains TV, cyangwa se mwadushyigikiye. Tumaze kuba umuryango mugari, kubera ko abantu dufite uyu munsi baramutse bahagaze inyuma yacu turi nko mu matora. Ayo matora twayatsinda, tumaze kurenga umubare Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika atsindiraho amatora, ko atsinda kuri 279. uyu munsi tumaze kuba 300. Turashimira Imana rero, kandi turashimira n'abantu mwese mwabigizemo uruhare mugakanda kuri subscribe. Hari abantu baduha comment moka byaramye. Ibiganiro byabanje nari narabuze comment, ariko ibiganiro ndimo nkuru uyu munsi abantu mwahagurukiye kunshigikira no kunsapotinga mu ma comment. Rero ni byiza cyane, biranshimisha kandi nkumva mbifurije umugisha uva ku Mana. Yes, uyu munsi rero turaba duhagaze ku musozi wuhe, ndumva turi buze kuyihagararaho yose, ariko cyane cyane turaza guhagarara ku musozi wa religion, kubera ko ibyo nshaka ko tuvugaho biganzamo cyane Imana. Kubera ko nababwiye ko ikintu gikwiriye umuntu wese ari ukubaha Imana no gukora ibyo yo ishima, kubera ko ibindi byose ni nko kwiruka inyuma y'umuyaga. Yes, uyu munsi turibe tuganira ku kirero. Ndaje ngo twiganirire ku mahano ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri leta bita California ndetse mu mujyi bita Los Angeles, LA. Yes, ikiganiro cyacu ndashaka ko tuza kugitwara gace gace, tugenda tugira ibyo twumva cyangwa se tugenda tugira ibyo dusobanukirwaho. Ubundi Los Angeles ni umujyi umwe muri leta nyine ya California, nk'uko nari mbivuze. Ufitemo n'indi nyine leta ya California ifite imijyi myinshi itandukanye, za San Francisco, za Sacramento, San Jose, San Diego n'indi mijyi myinshi nyine yose ituye muri California. Uyu munsi rero turi buze kuba tuvuga kuri Los Angeles, kubera ko niwo mujyi uri mu byago uyu munsi, cyangwa se uri mu makuba, kuko wagwiriwe n'amazuku, wagwiriwe n'umuriro mwinshi. Mujyi urashya, uratokombera, urakongoka bikabije ndetse biteye ubwoba. Amazu arashya, amamodoka arashya, yewe ndetse kugeza uyu munsi havugaga ko abantu 24 bamaze kwicwa n'iyo nkongi y'umuriro. Umuriro mwinshi cyane, umuyaga mwinshi cyane, ndetse n'ubushyuhe bwinshi byibasiye uno mujyi kuva ku itariki 7 z'ukwezi kwa mbere 2025 kugeza uyu munsi ku itariki 13, n'ubu hakaba hagishya bakirwana n'iyo nkongi y'umuriro, ndetse ikaba yaranze kuvaho. Yes, uyu mujyi wa Los Angeles ni umujyi uzwi cyane ku isi, cyangwa se ni umujyi ukomeye cyane, kuko ni umujyi utuwe n'abagwizatunga, ni umujyi utuwe n'ibyamamare byinshi cyane. Umuntu wese wiyumva ufite ikofi byimbye, cyangwa se ufite agafaranga, ufite idolari adasabiriza, aba yumva ari bujye gutura Los Angeles. Ni umujyi uhenze kubamo, ni umujyi navuga urimo ibyamamare byinshi, ni umujyi urimo entertainment idasanzwe, ni umujyi urimo kwishimisha birenze, ni umujyi urimo freedom, ni umujyi
utuwe n'abantu nyine badafite icyo bikanga, utuwe n'abantu badafite ubwoba bw'ikintu cyose. turi buze no kubigarukaho ibyo abantu barimo bagiriza uyu mujyi cyangwa se barimo bashinja uyu mujyi cyaba cyarateye ino nkongi y'umuriro. ariko mbere y'uko tujya muri ibyo, turihanganisha abatuyeyo bose. ndabizi ko hariyo abanyarwanda naho bataturayo ariko bakorayo, hariyo abarundi bataturayo ariko bagakorayo, hariyo abatanzaniya, harimo abantu bo muri kano gace bashobora kumva runo rurimi tuvuga. urumva umuntu wakoragayo uyu munsi mu by'ukuri ukaba warahiye akazi ke yarakabuze, birumvikana. ba bosi babo batakaje ibintu, urumva bosi babo batakaje ibintu nawe uba ubitakaje. so rero twihanganisha abantu bose bagizweho ingaruka n'izi nkongi z'umuriro, kandi si bo bonyine ahubwo no ku isi yose. niba ayo mafaranga bayakoreraga bakagira gutyo bakohereza mu miryango yabo, uyu munsi akazi karahagaze. so rero twihanganisha abantu bo muri Los Angeles cyangwa se twihanganisha abantu bo muri California muri rusange. yes, uyu mujyi rero nababwiraga ko ari umujyi utuwe n'ibyamamare cyane cyane bizwi mu nganda zigiye zitandukanye. twavuga nk'inganda z'umuziki, inganda za filime, cyane ko hari n'umusozi wo Hollywood cyangwa se inzu zitunganya iby'amafilime menshi dukunda kureba bayatunganyirijwe Hollywood. so ndetse hakaba hariyo amazu menshi y'imyidagaduro, hakaba amazu menshi atunganya iby'imiziki, ndetse n'abasitari benshi. ubwo urumva niho bari batuye, barubatse, baraguze amazu y'ibitabashwa, batunze amamodoka ya hatari. ariko igitondo cyabaye kimwe badukwamo n'inkongi y'umuriro, uratwika ibintu byose, uratokombeza. uyu munsi mu mafoto turi buze kujya ducishaho muraza kubona ko umujyi warangiye. uyu mujyi rero ni uwo muri California, mu gice cyerekezo nko mu majyepfo y'uburengerazuba cyangwa se mu majyepfo y'uburengerazuba. akaba hari umujyi munini uri ku birometero kare 1310. akaba hari umujyi utuwe n'abaturage byibuze miliyoni 12 n'ibihumbi 678. ni umujyi mu by'ubukungu ukomeye cyane kuko hubarirwamo amamiliyoni n'amamiliyoni, kuko utuwemo n'abamiliyarderi nyine bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. nababwiye ko abasitari bo mu mafilime, abasitari bo mu muziki, abasitari bo b'abacuruzi bakomeye bose babumva bari bujye kwiturira aho Los Angeles. naha rero haba plage nini cyane. nakubwira ko hari n'ibirwa byinshi bigiye bitandukanye, kubera ko hari aho usanga amazu yubatse hagati nko mu mazi, cyangwa se ugasanga amazu yubatse nyine ku nkombe z'amazi y'inyanja, cyangwa se nyine kuri ibyo birwa. abantu benshi rero b'abagwizatungo bakunda kuba bariyo, bajya gukorerayo amavakanse kubera ayo maplage manini cyane ho kuruhukira, aho bajya kwidagadurira bitangaje ndetse birenze ibyishimo umuntu yakwifuza. niho umuntu wese wumva ugwije itunga yajya kuruhukira cyangwa se yumva yajya gutemberera. so rero uyu mujyi wagize utya, wadukwamo n'umuriro, utwika ibintu byose, uratokombeza. bari bavuga ko hari hamaze iminsi hari ubushyuhe buteye ubwoba, ndetse hari ubushyuhe bukomeye cyane, mu gihe ahandi neje zari zirimo zigwa, ariko hari hashushe cyane, hari izuba rikomeye cyane ndetse n'umuyaga mwinshi cyane. hari rero ubushyuhe bumeze gutyo, ndetse hakaba n'umuyaga mwinshi. bishoboka ko akantu gato cyane k'ibishashi by'umuriro gashobora gukongeza aho hantu hose. kugeza uyu munsi ntabwo bavuga neza intandaro y'uyu muriro cyangwa se y'izi nkongi z'umuriro zafashe Los Angeles, kubera ko mu by'ukuri barwana nabo ngo bawuzimye umuriro ukanga. ariko bibutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uburyo amazu aba yubatse, babyubatse nk'umudugudu, kandi munsi haba harimo amagazi. aya magazi twe ducana, amatiyo abanyuramo munsi, nyine bakakuzamurira itiza mu nzu yawe, n'undi gutyo gutyo na gutyo. rero hari amashanyarazi, hari ayo magaze. urumva niba inkongi y'umuriro ifashe ino nzu, gazi gaturika ihereza niyo hirya yayo, kubera ko ari n'amazu yegeranye cyane, nyine biba byoroshye cyane. kandi urumva ku misozi niba hamaze iminsi ubushyuhe humye, ibyatsi byarumye, nyine biroroshye cyane kugira ngo inkongi y'umuriro ihererekanwe cyane. so rero bagerageza kuzimya uwo muriro, ariko mabwire ngo bamaze icyumweru cyose barwana n'uyu muriro, byaranze kubera ko
ni mwinshi cyane n'ubushyuhe bwinshi n'umuyaga mwinshi, bityo umuyaga cyangwa se umuriro ukarushaho kwihuta cyane. Iyi Los Angeles rero narimo mbabwira ko ari wo mugi navuga utuwe cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko ushobora kubuza ku mwanya wa kabiri kubera ko umugi wa mbere utuwe ni New York, utuwe n'abaturage barenga miliyoni 15, hanyuma umugi wa Los Angeles ukaba utuwe na miliyoni zirenga 12. So rero muri iyi minsi uri mu kaga n'akangaratete k'umuriro utangaje. Abantu benshi rero barimo baravuga ngo kubera ko ikindi nababwira nuko uyu mugi bitewe n'iyo myidagaduro ibayo cyangwa se bitewe nuko kwishyura ukizana kubayo, ni umugi bakunda kwita umugi w'icyaha. Habayo ibyaha byinshi bitandukanye, iby'ubusambanyi, by'ibiyobyabwenge bikabije, gusenga ibigirwamana, ngira ngo niko navuga, ndetse no kumva bafite amafaranga menshi cyangwa se amadolari menshi, bakumva nta kindi kintu waza ubabwira cyangwa se ntacyo waza ubakangisha, ndetse bakavuga ko bo bavuga ko ari umugi uzira Imana cyangwa se ari umugi utarimo Imana, ni umugi bahariye sekibi kubera ibyo byose bihakorerwa. Bityo rero abantu benshi ku isi bakaba bavuga ngo byari byarahanuwe ndetse byari byaravuzwe ko Imana izaboherezamo umuriro kubera ko bayihakana. So rero abantu bagenda baterateranya nyine imvo n'imvano zigiye zitandukanye, bavuga ko Imana ariyo yaboherejemo uwo muriro, ariko njyewe ku rwanjye ruhande nkumva ese Imana iratwikiye icy'abantu. Ubundi Imana ntitukayitekerereze ko yo itekereza nkatwe. Twebwe ni umuntu ashobora kwihakana, umujinya ukazamuka bikaba ibibazo, cyangwa se umuntu ashobora gukora ibyaha, nyine ashobora gukorera icyaha ukumva nturi bumubabarire. Ariko nagira ngo babwire ngo nubwo witwa umugi w'icyaha cyangwa se nubwo witwa umugi bavuga ko bagurishije ubugingo bwabo kwa sekibi, yes, ariko bariya nabo ni ibiremwa by'Imana my friend, ntabwo ari ibiremwa bya Satani. So rero nta mpamvu y'uko Imana yabarohamo umuriro. Icyambere ntabwo yari itunguwe nuko bashobora kuyihakana, ibibizi cyane. So rero impamvu Imana umuntu itarakara cyane nuko ibintu byose bijya kuba bibizi. Kuba rero abantu bavuga ngo kubw'umurengo w'amafaranga bafite barumva ntacyo bakennye, nta nicyo bakeneye, iyo Mana wazubabwira ute? Wazubabwira se ko Imana izaza kubafasha iki cyangwa kubamarira iki? Yes, nibyo birumvikana, uretse ariko abarakora iki dukoraho ikintu cyo kwikunda, twumve ko Imana nyine yacu twayirwanirira n'ishyaka, twumva twayivugira nawe itadutumye kutuvugira. Mu by'ukuri ntabwo numva impamvu muvuga ko Imana yatwitse abantu kuri rwego cyangwa se ariyo yakwishimira kuritura imbaga kuri igihe cyo gutwikisha abantu umuriro cyangwa se isi umuriro ntabwo kiragera. Biriya bishobora kuba accident, ushobora kuba umuntu wanyweye itabi akajugunya igishirira kubera ubwo bushuhe kikagenda kigatwika ahantu hose, ushobora kuba sirikwi y'amashanyarazi, bishobora kuba gaze, bishobora kuba ikintu icyo ari cyo cyose gishobora kuzana uriya muriro. Ariko siniyumvisha ko Imana yafashe igatwika. None se Los Angeles gusa yo kubera iki? Hari n'indi migi yo za San Francisco, za San Jose, naho habayo beach, abantu baridagadura bagira gute. Ariko sinumva ukuntu Imana bavuga ko ariyo yafashe ikamanura umuriro, bakabigereranya ngo Sodomu na Gomora, bakabigereranya n'iki. Yes, mu bihe bya kera Imana yajya gihana gutyo, ariko turi mu gihe cy'ubuntu n'imbabazi. Imana ibitegereje ko abantu bazihana cyangwa se bazagaruka. Ntago wambwira ngo umugi utuwe na miliyoni 12 bose bigaruriye sekibi, nawe abandi surumva batababaye victime. Hariyo n'abasengaga, hariyo nabubahaga Imana. Nahoze mbona kuri TikTok hari inzu ebyiri cyangwa se yes nabonaga ebyiri zisigaye zihagaze, umuriro wazungurutse n'izasha, nyine bavuga ni Imana yazirokoye. Yes, urumva bivuga ngo harimo ikimenyetso kimwe cy'uko abantu baho harimo abantu bubaha Imana. Rero nta mpamvu z'uko Imana yatwika yarimbagura ibintu by'abantu kuri igihe cyo gutwikisha isi umuriro ntabwo kiragera my friend. So rero abantu mutera abantu ubwoba, abantu muvuga ngo Imana ngo nyine ngo niyo ngo yahatwitse kubera ibyaha byabo. Natwe twese turi abanyabyaha my friend, natwe yadutwika. Ese ugira ngo umujyi utabamo ibyaha n'ubu? Bariya nyine kubera ko ari abakire cyane, bariya kubera ko nyine ari abasitari isi yose ibibazi, bariya kubera ko nyine ari abagwiza tungo bafite amahera menshi cyangwa amadolari menshi, biroroshye nyine kubadaraginga kuri uru rwego. Ariko nagira ngo ngire ngo nta mujyi n'umwe utabamo ibyaha. Even n'uyu mujyi nicayemo ndimo mvugiramo nawe urimo ibyaha byinshi bishobora gutuma niba ari Imana itangiye gutwika imijyi nawe yawutwika. So ariko umuriro ushobora guturuka ahantu henshi.
So uyu munsi rero nubwo umugi wahiye, nta nubwo ndimo ndasobanura Imana cyangwa ndayivugira ko ari itabatwitse, ntabyo yantumye, ariko kimwe cyo nuko nuvuga ko yahatwitse ntekereza ko atari yo yamutumye kuvuga ngo ninjye wahatwitse. Ariko icyo nagira ngo ahubwo ibi bintu bitwigishe ni uyu munsi agakiza kariho, turimo turarwana na prosperities, turimo turarwana n'ubutunzi bw'ibifatika, turimo turashaka kwirundaho iby'ubutunzi bufatika, amazu meza, amamodoka meza, amafaranga menshi. Nibyo ni byiza kubigira, ariko nagira ngo mbabwire ngo biriya nta garanti biba bifite. Agakiza twakagombye kuba turwana nako ni agakiza gakiza ubugingo, ni agakiza gakiza umutima, agakiza katuvana mu byaha, agakiza gatuma dutinya Imana, tukayubaha, tukayumvira, tukagenda mu buzima ishaka kandi yishimira, kubera ko iby'isi n'ubundi urabirunda ejo ukabisiga, iby'isi n'ubundi uragwiza ejo ugapfa bigasigara. Ariko wakabona igihe habaye ikintu nk'iki kikaza kigatwika ibyo bintu byose. Urambwira nk'umuntu wahereye mu myaka 20 akora kubaka inzu ya miliyoni 60 z'amadolari cyangwa 100 z'amadolari, nta mafaranga, nta kavagari, inabayita furusi, ariko uyu munsi yarayireba gishya, ntacyo ashoboye gukora, ntashoboye kuyikiza, ntashoboye kuyizimya. Imodoka ziraho bazihungiyemo, bigezeho zibambigira mboteyaje, nyine zirabyigana mu muhanda kubera ari nyinshi. Zirangije nazo zifatwa n'inkongi z'umuriro, zarabahenze, baziguza amadala menshi. Uyu munsi rero ibyo twirukankamo by'ibifatika nta gihe kinini biba bifite ku isi. Nta nubwo byakagombye kuba biteranya abantu, ntabwo byakagombye kuba bituma abantu bicana baryana, kubera ko iby'isi nyine ni iby'isi. Igitondo kimwe uba bifite, ikindi gitondo bikagenda ukabibura. Uyu munsi rero wowe ukizwa cyangwa urimo wiga gukizwa, wize ushaka Imana y'ibitangaza by'ibifatika, wino ushaka Imana izarokora ubugingo bwawe ku munsi w'imperuka. Uyu munsi barimo barashinja abanya Los Angeles ko batutse Imana, ngo habaye igitaramo cy'abastar, bari mu ma awards bahemba abastar, bakabaha ama interview, bakaza imbere, urashimira nde, ndashimira sponsor, ndashimira mama, bashiraho list cyangwa se bakora proclamation y'amanota yabonetse. Abashimiye aba sponsor ni 11, abashimiye ba mama ni 3, ko nta muntu ugize ashimira Imana. It's because we are in a godless city. Turi mu mugi utagira Imana. Yes, bashobora kubivuga nabo, akijyo ntago ari ikintu gishobora guhagurutsa Imana ngize gutwika abantu bariya si nawe. Intambara z'abantu Imana ntabwo izirimo bro, nta n'umwanya ntekereza ko Imana ntagirwana nk'iki. So rero icyo nivugiraga rata ku musozi wa Rorijo, umunsi twe kwita ku bifatika cyane, ni byiza kubigira. Iyo ufite amafaranga vraiment ni byiza, ubuzima buraryoha. Iyo ufite inzu yawe ni byiza, ubuzima buraryoha. Ariko ntabwo ukwiriye kuza gushaka Imana aricyo target, kubera ko narabwiye, iyo uje ufite target y'ibintu, iyo ubibonye uragwa, n'iyo ubibuze kandi nabwo kugwa biroroshye. Ariko iyo ushaka Imana izaguha ubugingo, situation waba urimo yose uyinambaho, uyigumaho, kubera ko ni Imana yishimira gukiza ubugingo bw'abantu. Uyu munsi abakire barimo bararira, uyu munsi Los Angeles barumiwe, abantu barahunze, baraba billionaires, none uyu munsi bari kuba mu buhungiro, baraba billionaires, none uyu munsi barimo kubaho ari ba homeless, Yes, bafite n'amafaranga menshi, kandi amafaranga yabo anaba no muri system. Ashobora kuvuga ati yarari muri bank runaka, nubwo n'amabanki yahiye n'iki, ariko bo muri systems yabo ntabwo ibyawe byahomba gutyo gusa, yenda two bari barazigamye baraturokoye n'iki. Ariko nanya nkubwire ngo iby'isi ushobora kubyuka ubifite, ubundi ukabyuka ntabyo ufite. Ushobora kubyuka ntabyo ufite ukabyuka ubifite, nyine nizunguruka. So rero mwivugira abantu dukwiriye kwita ku by'ubugingo, dukwiriye kwita ku Mana izakiza ubugingo bwacu, dukwiriye kwita ku iherezo ryacu, tukazagira iherezo ryiza kandi rizima. Ntabwo dukwiriye kurwanira iby'isi, kuko igitondo kizaba kimwe, byose bihinduke ubusa cyangwa se bihinduke umuyonga. Bakunzi ba 7 Mountains TV, nagira ngo twivugire nyine kuri ibyo bya Los Angeles, ko abantu batakaje ibyabo kandi
namwe mwibuke ko iminsi ya none turimo turwanira ibintu nyine n'ibifatika, cyangwa se turimo dushaka Imana y'ibifatika, nyamara mu by'ukuri ibintu nibishakwa, ibintu biraza kandi niyo bibishatse biragenda. Ahubwo twari dukwiriye kuba dushaka Imana kugira ngo izakize ubugingo bwacu, izaduhe iherezo ryiza cyane. Reka mbashimire rero mwese bakunzi ba 7 Mountains TV, kandi nizere ko mukomeza kudushyigikira. Abashasha mwe mugeze aha, mbasabe kugira ngo mukore kuri subscribe, mudushyigikire, muduhe comment, muduhe like, musharing ibiganiro byacu kugira ngo n'abandi batumenye kandi twitoze kubaha Imana. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha kandi mwinshi cyane.